Hello, mwiriwe neza, nizere ko mumeze neza. Twihuse uyu munsi wa none reka turebere hamwe amasomo twakwigira ku bateye intambwe bakagera ku ntsinzi mu buzima bwabo. Uko bitwaye mu buzima nibyo byabafashije kugera ku munezero n'ubukire bafite ubu ngubu mu buzima bwabo. Amabanga bakoresheje natwe dushobora kuyigiraho tukitabira kuyakoresha tukazatera intambwe nk'iyo bo bateye. Ni amasomo, amabanga dushobora kwigira ku bantu bateye imbere yadufasha natwe kugana inzira nabo bagezeho. Kaduhite dutangira. Ibanga rya mbere ryagiye rifasha abakire kugera ku bukire ni irya mbere. Ntukibeshye na rimwe ngo ubike urufunguzo rwawe rw'ibyishimo byawe mu mufuka w'undi muntu. Menya neza ko ari wowe mushoferi w'ubuzima bwawe, hanyuma ubutware neza uko ubyumva. Nta wundi ushobora kuyobora ubuzima bwawe utari wowe. Ni wowe uzi icyo wifuriza ubuzima bwawe, ni wowe uzi ikigushimisha, ni wowe ushinzwe ubuzima bwawe. Ni ukuvuga ngo ni wowe ugomba kubuyobora. Ibanga rya kabiri, uzemere kunyura mu nzira zigoye z'ubuzima kugira ngo ugere ahantu hadasanzwe hakomeye. Ububabare bwose bugutera imbaraga. Uzahemukirwa n'abantu wizeraga, uzangwa n'abantu ukunda kubera ishyari, ariko byose bizakwigisha kwitonda cyane no kugira ubwenge. Kenyera ukomere, niko ubuzima bumeze. Ugomba kumenya kubirenga ibyo byose ugakomeza inzira yawe nta gucika intege. Ibanga rya gatatu, imitekerereze yo kugira abandi urwitwazo rw'ibibazo byawe ibangamira burya intsinzi n'iterambere ryawe. Hagarika guhora ushinja abandi ibitagenda neza mu buzima bwawe. Ni wowe wenyine ushinzwe ibikwerekeye. Haguruka uhindure ubuzima bwawe. Haguruka uhindure ibibazo urimo, ubihindure ujye mu bisubizo. Ibanga rya kane, niba uri mu kibazo cy'ubukene uyu munsi wa none, iyumvishe ko uri mu kibazo gikomeye kigomba gukemuka amazi atararenga inkombe. Niyo ntambwe ya mbere, kumvisha ko wowe ubwawe kuva kuri mu kibazo. Ni intambwe ikomeye. Hanyuma byihutirwa uhagurukane umurava, witabira umurimo wo guhindura ubuzima bubi uri kubamo. Nta gusubira inyuma, bifate nk'itegeko. Ibanga rya gatanu twakwigana ku bakire. Reba imbere hawe, ejo hazaza hawe tangira kuhategura uyu munsi wa none. Fata icyemezo cyo guhitamo gukurikira ibigufitiye akamaro. Ibitari ngombwa byihorere, urimo urata igihe. Ibanga rya gatandatu, sobanukirwa uha agaciro kanini uburyo bwose bushoboka ariko butari bubi bwagufasha kwigwizaho ubutunzi no kuburinda. Ikintu cyagufasha kwigwizaho ubutunzi giha agaciro kanini, hanyuma nubona n'ubwo butunzi umenye kuburinda. Ibyo bintu byombi bibiri, kububona no kuburinda, biha agaciro gakomeye. Ibanga rya gatandatu rya karindwi, suzuma neza umenye icyerekezo uhitamo ushyiramo amafaranga yawe. Wibikora uhubutse, banza usuzume aho ugomba kuyashyira. Zirikana ko ugomba gutangira gutegura ikiruhuko cyawe cy'izabukuru kuva mu myaka yawe y'ubuto ugitangira akazi. Ka kazi uhemberwa iyo ukigatangira ugomba kumenya uti ni igihe cyo gutangira no gutegura igihe nzaba ntagishoboye gukora akazi. Ugategura amasaziro yawe ugitangira akazi kugira ngo uzabikore buhoro buhoro bitakubangamiye.
Ibanga rya 8: buri mwaka utegereze, ntutangire kuzigama no gushora amafaranga yawe ngo uyabyaze umusaruro. Jya umenya ko bikubera igihombo gikomeye kuri gahunda yawe y'inzira igana ubukire. Hagarika urwitwazo rwose rukubuza kumenya gucunga neza amafaranga yawe. Ihame rikomeye. Ibanga rya 9: emera wakire ahahise hawe uticujije. Emera wakire ahahise hawe uticujije. Ni ngombwa cyane. Baho ibihe urimo wiyizeye kandi uhangane n'igihe kizaza nta bwoba. Gutinya gutsindwa no kutigirira icyizere nibyo bituma tudashobora kugera ku nzozi zacu. Hinduka umuntu uhaguruka, wa wundi uhaguruka agakora kugira ngo akurure amahirwe ye yo gukira. Burya kugira ibidutsinda ni kimwe mu bigize ubuzima bwacu. Ibyo bintu bidufasha kwiga tugashobora no kwikosora. Ni amasomo yo dutsinzwe atwigisha, noneho bikadufasha gukosora ibindi by'ubutaha. Ntabwo rero tugomba gutsindwa mu buzima. Niyo mpamvu tutagomba kugira ubwoba bwo gutsindwa, icyo gihe bigatuma dutangira ibikorwa. Ibanga rya 10: haranira kugira ubumenyi mu byerekeye ubucungamari. Ubucungamari bw'ibyawe, ubucungamari bwawe, ubucungamari bw'imitungo yawe ugomba kubugiramo ubumenyi, maze utangire gushora imari yawe ukiri muto. Nubwo wajya ushora amafaranga make, nyuma y'igihe kirekire azageraho agwire, azagira icyo ahindura ku buzima bwawe. Tangira hakiri kare, wige gushora amafaranga yawe. Ibanga cyangwa se isomo rya 11 twakwiga kugira ku bakize: hagarika kwiyerekana uko utari, maze ubeho munsi y'ubushobozi bwawe. Bizagufasha ushobore kuzigama no gushora imari yawe bikungukire, hanyuma umutungo wawe ugende wiyongera buri mwaka ugenda uzamuka. Ibanga rya 12: uko byagenda kose numara guhembwa, ibuka iki kintu gikomeye: hita ureka amafaranga yawe yo kuzigama ajye kuri konti mbere y'ibindi byose wagura. Aba ari byo uheraho utangirira kuzigama. Kora ibyo bita automatisation. Iyo ubishoboye aba yarabishyizeho kuri gahunda ku buryo amafaranga itagenda. Ubwo utabikoze na gutyo ugomba kubiheraho ugahita uyakura umushahara wawe ukayabika. Ni rwo rufunguzo rwo kubaka uburyo uzagufasha gukorera amafaranga yo kubaho neza. Kubaka iyo systeme uzabikora ukoresha icyo kintu cyo kumenya kuzigama no gushora, bikaba automatique. Bizagufasha kubaka systeme izagufasha gutera imbere, ugatera imbere ugakira. Ibanga rya 13 wakwigira ku bakire: kora gahunda ihamye yanditse y'ibikorwa uzakora byakuzanira amafaranga mu minsi iri imbere. Hanyuma ujye uhitamo umubare muke w'ibyo ugomba gukora, kimwe nyuma y'ikindi, wirinda gutatanya ingufu zawe mu bintu byinshi binyuranye icyarimwe. Focalisation ni ngombwa cyane. Icya 14: mu byerekeye ishoramari ushobora kunguka cyangwa ugahomba. Byombi birashoboka, kunguka cyangwa guhomba. Menya gushora amafaranga witeguye ko ushobora kuyatakaza. Ibyo ni ihame. Niyo mpamvu ugomba gushora amafaranga utekereza ko ushobora no kuyatakaza. Icyo gihe bituma utagenda wese, hanyuma ku buryo uyatakaza ubuzima bwawe ntibubangamirwe. Nuvuga ngo kubera ko uzi ko ushobora kuyatakaza, ugomba kubikora wirinda ko byazakugusha hasi kurushaho. Ugateganya ko udashora amafaranga yawe yose umushinga. Ugomba kujya ushora kandi ukavuga uti nzashora ubutaha, buhoro buhoro. Nibyo byiza. Ibanga rya 16 ryafashije abakire:
nta mugabo umwe, kandi ngo umutwe umwe wifasha gusa. Ntushobora gukora wenyine uzubaka ubukire buhoraho burambye. Menya kwiyegereza abantu b'indashyikirwa bazagufasha kubaka izina ryawe, mwese mugashyigikirana. Ibanga rya 16 abakire batwigisha twabigiraho. Umunyabwenge nuhora ashakisha ubwenge, naho umupfapfa yibwira ko byose abizi. Ntuzigere uhagarika kwiga, kuko ubuzima ntibuzahagarika kukwigisha. Gushaka ubumenyi ni ihame. Ibanga rya 17. Ibyishimo byawe bituruka ku byo wemerera kugaburira imitekerereze yawe. Ibyo wemerera kugaburira imitekerereze yawe niho haturuka ibyishimo byawe. Ibande ku byiza, uhagarike ibitekerezo bibi. Hagarika intekerezo zihora zikubangamiye, intekerezo zikurya umutima, zigutera agahinda, zihagarike. Ntukite ku mwijima ugukikije. Kora ibyo ugomba gukora kugira ngo urabagirane, kugira ngo ubengerane, ubeho wishimye, ubeho unezerewe. Wihera mu bintu by'umwijima bikubabaza. Ibanga rya 18 twabigiraho. Intsinzi yawe ijyanye n'urwego rw'imitekerereze yawe, aho imitekerereze yawe iriho. Intsinzi yawe ijyanye na rwa rwego imitekerereze yawe iriho. Niba urwego rwawe rw'imitekerereze ruri hasi, n'intsinzi yawe izaba hasi. Niba ruri hejuru, intsinzi izajya hejuru. Reba kure, wige gukoresha ubwenge bwawe neza, maze bikugeze ku ntego zifatika, za zindi zizakugeza heza kure. Wihagara ku ntego ntoya, intego zifatika nizo ugomba guha agaciro. Ibanga rya 19. Mu buzima duhura n'abantu benshi banyuranye, tugashyikirana, ariko burya abeza bonyine nibo batugumaho iteka ryose. Menya guha agaciro inshuti zawe nziza z'ukuri, maze uzikomereho by'ukuri. Ibanga rya nyuma ari rya 20. Ejo hazaza ushobora gukenera uwo wagiriye nabi uyu munsi. Binyangamugayo, ufata urugendo rugana ubukire utababaje abandi, udahemutse. Abantu benshi barahemuka, ni ikibazo gikomeye, ariko umenye ko kuba inyangamugayo bifite agaciro kanini kurusha ko guhemukira umuntu wakugiriye neza, cyangwa se umuntu wakwizeye. Guhemuka ni bibi cyane. Voilà, izo ngingo 20 tuzivuze muri make twihuta, ariko muri rusange ni ingingo zagufasha kugira ngo uzagere aho ahakomeye n'abandi bageze. Ni inama nagennye uyu munsi, ariko ni amasomo y'ingirakamaro yadufasha mu buzima. Nitumenya kuyashyira mu bikorwa, tuzagera kure hakomeye. Mbifurije kugera ku ntsinzi, mukanezerwa kuri iyi si. Twese nicyo duharanira. Ubuzima bubi ni ukurwanya tuvuye hasi twese. Nta cyiza cyo guhera mu bibi, nta cyiza cyo guhera mu bukene, nta cyiza cyo guhera mu gahinda, nta cyiza cyo guhera mu nzangano, nta cyiza cyo guhera mu mashyari. Duharanire kuba itara, kubengerana, kuba inyenyeri ziharanira kwiteza imbere. Ibidufitiye akamaro tubivemo, iby'inzangano tubivemo, iby'amashyari, ibyo kugira nabi ntaho bitugeza, ahubwo bitugarukaho ugasanga turababaye, bitugarukaho ugasanga n'ubundi nta nyungu tubibonyeho. Ibyiza duharanire kugana inzira nziza, tubengerane, tubeho twishimye, tubeho twiteza imbere, tuve mu bukene tugana ubukire. Murakoze rero, ubwo mbifurije kugira umugoroba mwiza, naho ubutaha mu yindi video. Bye.